Burimiro shasi bizi pe nava mubeshye nta kintu mvuga nubwo nawe mbizi vugisha ukuri ntacyo mvuga. Okay, ngiye nitwa Darina. Murabizi nyine nagiye muri Miss Rwanda 2022 ariko nyine buri ariko mbabwizi kuri Irene yandishije umutwe kuva nyine navuga ngo ngiye ntabire n'amasinde. Yes we Element nawe nakoresheje umupangu nari nakoresheje kuri Levis. umubwira ngo te Ndamuhamagara nyine ndavuga ati rero Element ni Kayumba Darina. Nyine kuntu byagenze ubwa mbere namuhamagaraga ntafate phone, ubwa kabiri ntafate phone, ubwa gatatu ntafate phone. Mbibire byo gusyo mpita mwandikira message ngo ni Kayumba Darina yese anyihamagarira rwose. Harimo nyine muri ndahabire ni nawe. Irene amutorete rero. Cameraman yarambwiye ati hoya ntago byemeye gutanga nimero z'umuntu. Ati okay ntari buze kumumbwirira nyihamagarire. Ati nose nindi ndavuga ati ni Kayumba Darina. Cameraman nyine aravugishwa nyine aravugishwa ukuntu avugishwa sikobona gote ati ntago nari nakumenye Darina akumve ko ni Imana ipanga ibintu ze wumva umupango y'Imana yakoze byagenze bite rero no araciko ntiyahamagara izanjye igiti cyanjye ahamagariza Darina kaganira tugatera story akambwira gahunda ze zose uburyo ajya mu kazi isa nini akampamagara akampa message Irene mwahamagaranye kenshi none data ni yabaga nyitayeho pe urumva wabari namamagaraga gatatu ku munsi yaguhamagaraga gatatu Irene mu gitondo agiye mu kazi saa sita ari muri pause na ninjoro agiye kuryama nire jambo Irene yakubwiye muri iyo minsi 3 wumva uhoro nyine utazibagirwa Mbahaye ikaze bakunzi ba Big Town TV nkuko bisanzwe nanyabasoza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese nyita Serum Jesus. Imbere ya kamera twazanye n'uwo bita Miss Darina. Miss Darina umeze ute? Meze neza cyane. Umeze fresh cyane amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Ndabona uri kumwe n'umupeti wawe abantu batari bamuzi kabisa uwo ngo hamuberetsa abantu bajyaga bagira ngo ibyo babwiraga we ntabwo ari byo. No uyu n'umwana wanjye w'imfura. So n'ubwambe twakiriye kuri Big Town. So watangira ubwira abantu akomereye ko ubanza ukabwira abantu we ngo Miss Darina ninde ariko banza ngene ko kwita Miss Darina ariko araba kwita Miss Darina fake ya mundi buryo bwabo just ndagira ngo ubanze uba provingire uwo tugiye kuganira ninde kwanza Niradukunda Grace. Niradukunda Grace uzwi nka Fake Miss Darina. Fake Miss Darina kubera iki uzwi bakwita Fake Miss Darina ngo nuko niyitaga Darina nkakoresha amafoto ye n'ijwi rye ubikoresha mu we buryo ukoresha amafoto ya Darina nese na Darina wabona umurasa wundi nyine uyakoresha mu we buryo ntago dusa nyine narayabohererizaga nkanavuga nka we nyine uvuga nka we gute gutya nyine wumva mvuze ngo suguvuze nawe gute nyine just isa nko tuganiza nk'akaganiro kamwe wenda nka introducing yo ku giti cyawe kavuga gute we introducing ngo ati ngewe nitwa uyu n'uyu nkaba nuyahana uri kuvuga nka Darina okay ngiye nitwa Darina. Murabizi nyine nagiye muri Miss Rwanda 2022 ariko nyine buri ariko mbabwizi kuri Irene yandishije umutwe kuva nyine navuga ngo ngiye ntabire n'amasinde. Yes we nicyo kintu nyine cyanteye ubwoba intabire byize no kuyumva byonyine nyine birankora gushira none hari n'igihe ngenda ndeba ko no mu nzira nahura n'intabire rimwe no ko hari igihe mvuga ngo naba narayiriye ntabizi. Okay. Ubwo abantu bamaje kumva bahise bumva nyine uwo tuzanye kabisa. Okay, so uvuga nka Miss Darina ariko none ndagira ngo none uduswane ibyo bintu byavuye he inkomoko yabyo ni inkomoko yo kugira ngo se uvuge nka Miss Darina nuko nyine na erega ni ibintu byizanye byagiye binzamo uko numva ijwi rye ngenda
mvuga nka we buhoro buhoro birangira nyine mpinduye ijwi ku buryo mpamagara n'umuntu nibeshye nimero akongera akanyihamagarira wenda nkamagara nk'umuntu nigize nkaho nibeshye nimero nabipanze akongera akanyihamagarira mvuga gutyo hanyuma akaguhamagara uvuga gutyo so none se just ntago ndi kugira ngo wenda umbwire ngo wenda wahamagaraga umuntu akumva usa gutyo nyine uvuga gutyo noneho kugira ngo ube inspired cyangwa nyine wumve ko ukwiriye kuvuga muri iyo mvugo kuruta uko usanzwe uvuga byaturutse kuki byaturutse kuko namubonaga nyine ukuntu namubonaga nuko numvisha avuga nahise mvuga nti reka njye mvuga nkawe kuko ntago nazajya mvuga nk'umuntu wa Karyasi w'umukiga bari ibifoto bakabona ijwi bidahura ngo babyemere usanga usovuga nka Karyasi hari ukuntu umuntu avuga nyine nk'iri jwi uso wari umubiri ijwi so Darina wari usanzwe umuzi mbere yo kuvuga nkawe se nari muzi ku mafoto ariko nari ntaramenya izina rye nyuma yuko mbere yuko ajya muri Miss Rwanda nari muzi ariko ntabwo nari nzi izina rye yego wari umuzi mbere yuko ajya muri Miss Rwanda ari umuzi ku mafoto so uretse ijwi se nta kindi kintu wabonye wowe nawe mushobora kuba mwahuza sinzi pe afite ubuzima bwe bwihariye sinzi ko hari icyo twahuza ntabwo bijya bigutera se ukumva just ntabwo biguteye hungabana cyangwa kumva urababaye kuba wenda ushobora kuba wabaho ugendera ku wundi muntu uvuga uti nge nzabaho ngendera kuri Darina nabivuyeho byararangiye ubu ngubu rwose narabisezeye ariko byarambabazaga byarakubabazaga n'ubu ngubu iyo ngeze muri comment nkabona niyo ngeze wenda kuri account nkabona umuntu umwe yanyandikiye yihebye avuga ati ndagukunda nyine birankora gushira nkagumirize nareba nyine ibintu yavuze nyine yabyitayeho byatari nyine nkihangana nkashinyiriza nkamubwiza ukuri so none ndagira ngo none umbwire none ikintu cyiza ikintu byakugejejeho kwijyanya na Miss Darina cyiza nambwire n'ikibi cyabyo ikintu cyiza kuri byo nabikoze nyine ntazi ko bizavamo umugati mbikora ntazi nyine ko hari n'ikintu bishobora kuzangeza ariko nanone ikibi cyabyo ni uko nakoraga amakosa nkakina n'imitima y'abahungu wakinnye n'imitima y'abahungu benshi cyane ugenda ubababaza ahangaha turabona tunahite tuninjira nyine ku bahungu bamwe na bamwe wagiye ubabaza ugenda unabambwira turahera ku byamamare n'ibihe byamamare wagiye ubabaza icyamamare cya mbere ni Koze ariko Koze kugera ukunda kuvuga cyane Koze nuko Koze we ntabwo ubizi byagenze bite niwe muntu w'icyamamare twateraga story bikaba birebire niwe muntu w'icyamamare mwakundanye igihe kinini reka si igihe kinini ahubwo niwe muntu twavuganaga amasaha manini ariko uvugana na Darina ni ukuvuga ngo se kugira ngo wowe na Koze ubundi muvugane byaturutse kuki nagiye kuri Instagram mbona yapostinzeho nimero ziwe ndebye iryo zina mpita nibuka ko mu ndirimbo z'abastari hakunda kuba harimo izina rye ngo Koze mbona harimo n'amashusho ari kumwe na ba Element ndavuga ati uyu ni umustar pe namubonye kuri Instagram ndangije nyine nkuraho nimero ze mbona ko ari n'icyamamare rimwe ari kumwe n'ibindi byamamare nkunda kubona mpita mfata nimero ze ndamuhamagara ndamubwira ati Koze bimeze bite ni byiza ati wamenye isi wapi ni Kayumba Darina ati Darina umeze gute ati meze neza ako kanya nyine mutavuga ati none se ko hari umuntu nashakaga gukorera uravuga uti ati ko hari umuntu nashakaga kohereza guha nimero zawe ngo umurangire aza aho ukorera umukorera indirimbo nzimuhe ati yanaribi ati ni Darina ati yego nase mvuga ati okay sawa nkanda ku kabuto gakupa yongeho ijambo rivuga ngo umeze uti urumva numvishe ko ibyo nari napanze bikunze byuko ari bushake ko tuvugana ibintu birebire bandonye ndamuhamagara ati warushinde ijambo wari ugiye kumbwira nkupa nyine yumva igihushuka ati nyine nagira ngo nkubaze uko umeze tuganiraho gatumba ndamuretse naretse kwihutisha kumwera ko kuko ndamusariye ndamuretse hashize igihe nk'iminsi
ine gutyo ndamuhamagaye ndabwira ati yara indirimbo wakoze yari nziza nabipanze indirimbo wakoze yari nziza bya hatari ati yari nziza pepepe ati indirimbo wakoreye uriya muntu nyine ati uhese ati Mavis nari navuze izina nyine ry'umuntu nsanzwe nzi kugira ngo ntazibagirwe izina rye nyine ushaka kuba umusitari nyine ati Mavis ati nyine wa muntu nakurangiraga ngo azumukorere yari yarambwiye ngo mwarakoranye ati huya uwo muntu ntabwo twakoranye ati mbega we nese ubu yaba yambeshye ati sinzi ndangiye nyine bati okay reka mbinkurite mpita nyine nongera nshaka kandi kantu ko kumubwira mba ndamuhamagaye ndavuga ati ya ngukorana n'abakobwa n'abatipe batatu nimba umwe ngo yitwa gute ngo ngukorana n'abakobwa batatu n'abahungu batatu nyine ubwo nibo aravuga ati yara ubwo nibo bamukoreye disi atari kumeze neza ati kuva ubwo ngubwo twatangiye kujya tuganira umuhungu ngo yitwaga Mavis okay umuhungu nyine tukazajya tuganira umuhungu ngo yitwaga yego niwe wari wagusabye nyine ngo kuvuga uzajya ngo akorane kwa Koze yego okay so nuko ngo nono ubwo Koze mu ibyo ngibyo bicamo n'ibiki uwo Elvis se mwari musanga muhujwe n'iki kugira ngo wenda bari we usabira korabo kwa Koze ikintu twari duhuje twarakundanaga dukundana we yarakuze se kuri nuza kuri Darina yarazi ko ndi Kayumba Darina akazajya nyine ambwira ati icyamamare ngeza ku bindi byamamare ibiki n'ibiki ati bigende gutya na gutya Elvis nyine mbigenza gutyo ako n'ubundi nyine nyuma yaje kubivumbura okay no sane fresh nono Elvis turaza kumugarukaho natubwira ibyihariye byawe nawe hanyuma nawe bastari bandi wakatiye sorry wavugishije nabo watuburiye muri ubwo buryo element wamutubure gute rero element byagenze bite element nawe nakoresheje umupango nari nakoresheje kuri Elvis umubwira ngo ati ndamuhamagara nyine ndavuga ati rero element ni Kayumba Darina nyine kuntu byagenze ubwa mbere namuhamagaraga ntafate phone ubwa kabiri ntafate phone ubwa gatatu ntafate phone mbibire byo gusyo mpita mwandikira message ngo ni Kayumba Darina yese nyihamagarira rwose turaganira nubwo ati rero hari umuntu nshakaga ati ko hari umuntu nashakaga kohereza aho ukorera ngo mukorane indirimbo umukorere indirimbo kuko muti 500 ati se ushaka kumwishyurira kuko nabaga nshaka amafaranga nka Darina uko byagenze umva nyine Element hari umuntu nyine nshaka ko umukorera indirimbo akamike kambare neza noneho kuko umwana wakuderanjaga yagiye twikorera utuntu twacu ngo bigenda biti Element hari umushiti wanjye nashakaga ko nyine umukorera indirimbo yambwiye ngo muci 500 ese nibyo koko ati nise ushaka kumwishyurira ati nyine ni musaza wanjye ora nyine nk'umuntu washakaga amafaranga nago nari buvuge ngo ndashaka kwishyurira umuntu 500 nese mbwa ati ni musaza wanjye ushaka kumwishyurira ati okay turaganira ati ndaza kugusobanura nyine ntabwo yashakaga guhita mbwira igiciro ako kanya kugira ngo tutumvikana tukaba turangije kuvugana nari nabibumbuye yabaye yitonze guhita nsubiza ayo bacara avuga ati turaza kuvugana nimugoroba mugutse ndaguhamagara ntabwo yigeze akubwira igiciro yasabwe ati ndaza kukubwira ako nyine kubw'ibyago avugana na Darina yavuganye na Darina avuga ko atari wowe nuko ngo yongeye guhamagara ahamagara Darina avuga ati twavuganye hajya ati wambazaga gute ati wambazaga gute ibiki n'ibiki asanga nyine n'ubundi siwe bavuganye mpamagaye nyine nsanga nimero yashyizeho agakode ndavuga ati yamvumbuye ariko nyine iyo batavugana biba byarabwiriye iyo batavugana nyine ntabwo yaramvumbuye ntabwo yarakuvumbuye so okay ubwo ngubwo ariko noneho tukiri aho ngaho nyuma yuko wenda uvuganye na Koze uheruka kubitangaza ko nyine wowe na Koze nyine ngo ari we Koze yagutese cyane nyuma yuko ikira kiganiro gitambutse Koze yongeye kuguhamagara oya
ntago yabikoze ntabwo yabikoze niwe musitari noneho wundi noneho nshaka umusitari watuburiye cyane wundi utari abo ngabo umusitari wundi uzwi cyane ko harimo nyine Murindahabire ni nawe Irene yamutuburiye ute rero ukuntu byatangiye nahamagaye ne cameraman Irene vuga ko avuga kabisa Irene umutubura twagiye njye nagiye kuri Google mbonaho nimero zanditseho ngo Murindahabire Irene umukeneye kuduhamagara ariko ntago vuga nka Darina kabisa ako kanya nyine mpita mfata izo nimero ndikoraho ndahamagara ndabtaro wego muri zitesi meze neza ko nashakaga nimero se za Irene arambwira uwo cameraman arambwira ati hoya ntago byemeye gutanga nimero z'umuntu ati okay ntari buze kumumbwirira nyihamagarire ati nase nindi impamvu navuze gutyo ntago nari bite mvuga ngo please ndakwinginze zime nase bwatuye umubwira nyihamagarire ngewe ati nese wowe urinde ubwo ni nko kumbaza ati woshaka ko icyamamare kikuyihamagarira urinde ndavuga ati ni Kayumba Darina cameraman nyine aravugishwa nyine aravugishwa ukuntu avugishwa sikobona gute ati ntago nari nakumenye Darina nari bindaza kumubwira guhamagara kanya nyine arahamagara nyine aramubwira amuha nimero zanjye ariko ahita ahamagara n'ubundi araciye ko ntiyahamagara izanjye urumva niyo akumve ko Imana ipanga ibintu ze wumva umupango y'Imana yakoze byagenze bite rero noneho araciye ko ntiyahamagara izanjye igiti cyanjye ahamagara iza Darina noneho Darina nimba Imana yaramwibagije ikamuhanagura mu bwonko akibagirwa kari kuvugana na Irene bakoranye ikiganiro avuga ngo yari intabire n'amasinde sinzi ukuntu byagenze Darina baravuze ati nge Irene wese ko ndakwibuka ati ntago Irene Murindahabire nyine ati oya ntago nkwibuka sinzi ukuntu byagenze ngahita mwibagirwa noneho birangiye nyine mitambwiye cameraman ati se katampamagaye ati nese ntiyaguhamagaye akavuga ko atakuzi ukavuga ko utamuzi ati mpa nimero ze nshobora kubona ari ndi muri furi ntabizi mba ndamuhamagaye ntaro Irene biti byiza ati simeze ute umeze neza ati yego ati nyine gushakaga nimugoroba urareba nyine igihe gishize ni kinini uheruka kunywesha interview nyine hashize igihe nari ngumbiye kuganira nawe hambwa ati wowe waranye nzi igihe gishize ni kinini ibiki n'ibiki ati nimugoroba naguhamagaye wigira nkaho utamenye ati ariko wari wanyweye Darina ati reka ngiye sinjya mu inzoga n'ukuri ahubwo nari mfite stress ngira ngo ati n'ubungubu ati nyine nimugura kwa gatandatu nari nasohote mfite na stress niyo mpamvu ati ariko simbyibuka neza nimba ariko byagenze uvuga nka Darina ntacyoze ntago mbyibuka nimba ariko byagenze ariko ubanza nyine nibeshye kuri stress turaganira dutera restaurant ati se ati hako Darina uzi igihe navugaga ngo uri intabire n'amasinduzi ko ntiwanyu bampamagaye bambwira ati gute ati bambwiye nabi waraya atariko Darina ushatse wanca amandi ati yesi ati mutabwa ati wangurira agakafu ati yego ati wangurira agakafu nimba ari agakofi niko yakubwiye ati yarambwa ati ngugurira agakofi ati ntari wowe wari umucamande warabuze ngo ushatse wamucamande kubera ko nyine ngo agutesha abantu ati ngaho yinshi ndavuga ati sibwo mba manda ari nkihera ahitambira nkugurira agakofi ati se bitwaye iki sinari wete nihutisha ngo nsunikira kuri mobile money ngewe yarambwiye ati ngaho nimugura rero tuze guhura twicare ninjye nabimwibwira ati duhure twicare tugasangire ntaribi kugira ngo nyine ntahunga ibintu byo guhura ati duhura ati ntaribi ntibyakunda nyine guhura fone ndayizimyeho yanjye fone narayijimije ntibyakunda iyo mbishaka manambwa ati akantunikire kuri fone ako nabaye mbiretse tukaganira tugatera story akambwira gahunda ze zose uburyo ajya mu kazi isaha nini akampamagara akampa message rene mwahamagaranye kenshi none data twagiye none afite umugore cyangwa se shaka byumva ntari ntago nyine yanze dore Irene rero niyo nshaka rero ntago yambwiraga kavunda no kumureba uri sheri we byabaga bimeze biti byabaga ari nyine yabaga nyitayeho pe
yabaga kwita yakaguhamagaye nka kangahe yagakomana Mhm. urumva waba ari Mwama- yamamagaraga 3 ku munsi yaguhamagara 3 Irene mu gitondo Ehe. agiye mu kazi saa sita ari muri pause na nijoro agiye kuryama mwavuganye iminsi ingahe iminsi 4 iminsi ine uvugana na Irene uwa kangahe rero Aha. fone yanjye itariho yazimye avugana na Darina aravuga ati iyo nimero si yanjye ati iyo nimero muvuganiraho ntabwo ari yanjye ariko nyine Darina nawe yabaga abizi yabaga abizi se ko hari undi muntu uvuga nkawe yabaga abizi gute se sinzi nimba sinzi ariko kuko twaravuganaga yaranabizi ko nigiraga we kuko nari mfite nimero wigeze kumuvugisha se umugabo kuvuga nkawe gute nyine kuntu byagenze bwa mbere muvugisha hari kampani yakoragamo yitwaga Fkego narayihamagaye ndavuga ati ni Darina ati yego Darina nyine nahuye n'ikibazo simukadi yanjye yatakaye hari ikintu nyine nari nkeneye nagira ngo munyibutse ziriya nimero zanjye ubundi nyine kuko njye urabizi ntabwo ibintu byo kuzifata mu mutwe njya mbishobora kuko sinjya mbishobora nyine muzimbwire ubundi nkore swap sibazi nyoherereje se muri ubwo buryo nimero zande za Dare bazima muri ubwo buryo ndamuhamagara ngo ati ndagufana ikintu cyatumye menya ko tuvuga kimwe harimo akantu sinari nanabizi naramuhamagaye arangiye tambwira buretse ndumva ndi mu kajagari ndaza kuguhamagara mu kanya ahantu nase ndumva ko tuvuga kimwe nari kodinze iryo jwi narariyumvaga nkishima nyine iyo ari kuvuga nyine yigize nk'umuntu mukuru tuvuga kimwe ariko iyo ijwi yarigize ritoya hari igihe tutavuga kimwe neza ariko none icyo gihe twavuga nyine byari byo mwese yarakumvishe mva ko ari wowe nta kintu yakubwiye se oya bwa kabiri bwo nyine naramuhamagaye ndavuga ati rero ndagufana ndagukunda Darina ati nyine postinga amafoto yawe mfite umwana ibiki n'ibiki uvuga nkawe nyine ntabwo yigize abimbazaho sinzi ubanza yarabonaga nta buryo yabimbwiramo aravuga ati none si ibyo bintu koko wazabiritse ndavuga ati nyine ntabwo nzi uburyo nyine turaganiraho ndavuga ati ndavuga ati ako Darina ntabwo nzajya nkora ibintu bigusebya pe ndavuga ati yo naribi rwose noneho nyine nkazajya nyine mbikora noneho ubu hari igihe ubukene bwanyicaga nkahamagara Darina ntanazi ngo biramfasha iki nazi ngo biranyungura iki nabuze umuntu mbikorera nabuze iki ngo bati ariko ubundi ubu Darina si umukirera ati si umukire ndangije nyine ndamuhamagaye nyine ndamuhamagara bwa mbere ntiyafata fone mpamagara buri mwanya ku buryo nyine navugaga ati nyine mutesha umutwe ndabati nta nubwo ari bubone umwanya wo kunkupa ngo ajye muri setting akiriho agakode ningumya kubikora gutya mbikora gutya yajya nyine akabura uburyo nyine yajya mu bindi bintu ndi kumuhamagara mpamagara nkuraho fone nongera mpamagara nkuraho fone mpamagara nkupa biza buri mwanya nk'umurabyo noneho birangije nyine ntinzeho gato mbona kiza agakode byamurenze noneho nyine mutumwandikira message nyine imeze ukuntu ahita nyihamagarira nyine usibye nyine ko imeze ukuntu message amwandikiye yavugaga muti yari yo kubeshya amubeshya ngo iki namubwiye ko nzi password ya Instagram yiwe ako kanya nyine mbimubwiye ahita amamagara wamubwiye ngo iki narabwiye ngo Darina si ukuntu mbabaje ngiye kwipostinga kuri account yawe kiriho nimero zanjye kuko inzara imeze nabi baranyoherereza ibiceri kubera ukize blacklist ndababaye abaranyihamagariye ngo nukuri ngo nukuri Grace ntari bijyawe pe ariko ibintu biri kumbwira biba biteye ubwoba ntari ati njye ikintu gituma wenda nkumva nuko ufite umwana ariko ibi bintu bireke pe namusabye imbabazi bati se koko ufite password ya Instagram ndamubeshya ngo ntayo mfite nyine mubwira gutyo hanyuma nyine arabyumva nyine atankoraho na kode kubwo nyine mitandeka no kuzajya muhamagara nta kintu nenda kumubwira none ndongera ndakubitwa ndamuhamagara ndavuga ati Darina nakubiswe none inzara imeze nabi ati subise ko tutameranye neza
ati nyine ako kanya nyine nabwo ati ariko nyine mbabarira basi nguriza sengisi urumva ati nguriza inote ya sengisi rwose arabwira ati okay niko amubwiye nkiri kumubwira gutyo nyine fone izima ntanabimubwiye atarambaza nyine ngaha yashyira nyine fone biranzimanye biba ngombwa ko nyijyana nyine mu mujyi kuyicaginga kuva ubwo ngubwo nyine sinongeye no kumuhamagara nahise nigira inama yo kuzajya mpungira ku nshuti ziwe z'ibyamamare akaba ari we nzajya mbisaba okay tugiye ubwo ngubwo nuko byaje kugenda tugiye kugaruka kuri story ya Irene Murindahabi rero nire jambo Irene yakubwiye muri iyo minsi 3 wumva uhoro nyine utazibagirwa aha ubwo se barafite nka sheri koko akabibona akavuga ati kibi bintu bibaye vuba okay nta kibazo yarambwiye ngo twibere ifite nyine ariko ibyo ngibyo tubyirengagiza ariko se wenda uvuge wenda ijambo yakubwiye hari ukuntu wenda umuntu akubwira ati twe kujya wenda kuvuga amagambo ari private cyangwa se ibintu wenda akubwiye buri private ariko wenda hari n'igihe wenda ushobora ndi kuvuga none amaje kumenya wenda kwanza wenda ibyo reka twita tubitaro kwa mugani tutagira ibyo dusenya sibyo so ahubwo reka twiganire tuti nyuma yuko wabwiye n'iki ko yakuvumbuye cyangwa se yaje kukuvumbura ati wambwiye ngo yahamagaye Darina ni ngiye sinajyaga muhamagara ariko kuvugira kuri phone ngarike gukupa uwo bavugana ako nyine uwo munsi nyine phone yanjye yaririwe yizimye aho igiriyeho muhamagara ari kuyivugiraho muhamagaye nyine asa nkumfata ngo wowe nako ikintu cyantunguye nabwo ati Darina wese n'umuntu twaganiraga nk'abamenyeranye nk'abaziranye byigenze biterangira ubwoba nikangama ngo Darina ariko si ubwo wise cyangwa nimero wazibagiwe ngo Darina wowe wahehe ubwo abarangije nyine abarakubye ndongera ndahamagara nyine numva ari kuyivugira n'wa ahita mfata ambwira ngo rero ndahuze turaza kuvugana nimugoroba ndaremera bati nimwoherereza message none aha bishobora gupfa nabwo ati ndaza kubimubwira kuri phone ndamuhamagara nitonze ndamusobanurira arambwira ati we Darina twavuganye wambeshyaga wowe umubeshyi musaba imbabazi mubwira nyine ibintu namubwiye nibyo byamukoze ku mutima ahita nkoresha n'ikiganiro okay wese na amafaranga yigeze umwaka oya ntago cyari cyo gihe cyiza cyo kuyamwaka nashakaga ko nyina yanyihenge ntuma ari bo bayamara injuta bayasabye nkamubwira nkima ubwo se reka nkubwira urumva nahamagara wenda urumva nabandi kuvugana na sheri wanjye gutya ubwo ati sheri ndumva byancanze agakarita kanjye nyine hari n'umuhungu nabikoze urumva wenda urugero wenda ndicaye ubwo ati nataye ikarita aturumva namubwira ngo nataye ikarita yanjye urumva nabwira sheri wanjye ngo sheri ndahana mu rugendo nataye ikarita yanjye biki n'ibiki iriho amafaranga nayitaye mu rugo nibagiwe nari najyanye ducero duke mu gashakoshi urumva yakubwira turabigenza gute ubwo reka mbe nkoretse ubwo ndaza kuguhamagara byakemutse urumva ariko yavuga cyangwa yahitaga abikora yahitaga avuga ati reka nyakoherereze ntanayamusabye ni nk'abandi hari abantu babikoze hari uwo nabikoze nyine nari nicaye nabyibuka ibyo nari nicaye mu mbeho mu mvura byari byancanze nabuze akazi imvura yaguye nta nkwi nta makara ntaki nari mfite nyine ubugari nta burisho byancanze nicara ku rubaraza rwa alimentation nkatunga ijisho ku ndobo z'amakeke ziri muri alimentation nkatunga ijisho kuri tirimusi ziri mu cyayi mvuga ati n'uwamijana nkagurira umwana nyine bikancanga mpita mpamagara nimero ku kanya y'umuhungu nubwo tishiriza ibintu byambaye ati hari imbeho shaho ati se byagenze bicana nagiye muri Silent Hotel nari nasohokanye n'abantu nshuti banjye ako bo bari bafite n'ibindi bintu bagiye musibye ko nge nari uhurire n'abari nahuye n'ikibazo agakarita kanjye k'amafaranga nagataye mu rugo ubwo nyine urumva nyine byancanze hari imbeho imvura yaguye biki n'ibiki sesa yanyuherereza se okay so reka nkubaze none uravuze kuri ako gakadi siyo just ko bitimye nibaza wize amashuri angahe nana abanza ariko ibyo byose nagiye mbimenya kuri internet none se ubwo ngubwo wenda ubuza agakarita urumva wigeze utunga agakarita ka banke se
Kareka yewe nta nubwo mba muri banki. None se wabwiye n'iki ko agakarita kajyaho amafaranga? Igihe nabaga nyine ndi gusaba nanyuraga nk'ahantu nyine ahantu bakoresha udukarita nkasesengura nkabona ko ari utw'amafaranga nkabona bagakojeje ahantu ku cyuma nababwiye ko ari ako gukoza ku cyuma hagasohoka amafaranga nanjye nabati ka gakarita nyine kuko nanyuraga ahantu nkabona umuntu afasha agakarita ashyize mu runtu hamanutse amafaranga nanjye nyine nkamubwira gutyo ugasanga ndabimenya kuko ngo wigeze kugeza n'igihe cyo gusaba. Okay, ndimenya gutyo. Wenda nuwe buzima se waciye mu gato nyenda usaba cyangwa se wenda usabiriza ukwanga icyo gihe wasabaga abantu runaka ahantu wari utuye he? Nari Marine muri Kayonza. Wari Marine muri Kayonza? Ni igihe nyine ntavugaga mama ari umurwayi mu mutwe naho kuba ngiye. Nukanga mama yari umurwayi mu mutwe udafite aho kuba. Okay, tuganize nda ku buzima bwawe ndatumve ku buzima bwawe ukuntu byaje kugenda. Ese mama wawe uravuze mama wawe yari umurwayi mu mutwe wowe nawe utavuga, papa wawe byari bimeze bite? We yagiye mu Bugande kera. Papa wawe yagiye mu Bugande kera. Ubwo yagusize ufite imyaka ingahe? 3. Ariko ngo wari igihe utavugaga ariko ubu ngubu uravuga? Yego narakize. Byagenze bite rero? Baramvuje ku karere. Barakuvuje ku karere? Bakujyanye barakuvuza mbere utaravugaga uravuga. Wavuze ufite imyaka ingahe? 17 habura igihe ngo nuzi 18 kandi waravutse utavuga. Navutse mvuga. Wavutse uvuga nyuma uragira. Wavutse uvuga wageje imyaka ingahe uvuga? 14 uvuga. Nuko ngo amaze imyaka 3 utavuga. 4 hubwo. 4 byatewe n'iki se kugira ngo wenda ukuvuga birengene? Agahinda gakabije no gupfa ingoma zo mu matwi. Agahinda gakabije? Agahinda se gakabije wagize nakaye katumye nyine kuvuga bigera bikanga neza? N'uduhinda twinshi. Aka papa wagiye mu Bugande akagurisha isambu kaka yari yaramuhaye azi ngo nanjye zama nka papa. Nyine ibintu byose umuvandimwe wanjye akajya ahantu ntanazi kubera papa nyine urumva nyine iyo umugore wabyaranye na so atanye na so nta hantu muba mugihuriye n'umwana we nyine barajyana. Mama nawe ari umurwayi wo mu mutwe ibintu nk'ibyo nyine. Nuko ngo papa yarabasize uvuze ngo n'umwana we barajyana. Ubwanyu muvuka muri bangahe? Kuri mama ndumwe kuri papa turi 2 ariko wabona yarabyariye n'abandi Uganda. Mu Uganda. Okay, uwo munsi papa yarifashe aragusiga agusigana na mama wawe sibyo? Ariko mama amusigana none afite uburwayi bwo mu mutwe. Oya byaje nyuma. We byaje nyuma. We byaje ufite imyaka ingahe? Byaje mfite mama se. Byaje ndi hafi kuzuza 14. Nuko ngo muri iyo myaka mama yahuye n'uburwayi bwo mu mutwe uri hafi kuzuza imyaka 14 wowe ucyuza 14 uhita ubikirage. Koramva ari ibibazo subwo ngo byatewe n'iki buriya? Ni ibintu bikaze. Ni ibintu bikaze. Ese iyo utekereje ndutekereza ko wenda mama we ubwo burwayi yabutewe n'iki? Wenyine ni mukasi wabimukoze. So ubwo ngo sibyo byaturutse ko kuba nawe so byaturutse kuhita nawe ubikirage subwo ngo kuko nyine nago nari bubone mama baye gutyo nyine nari mfite ibintu byinshi by'ibibazo. Ingoma zo mu matwi zo zatewe n'iki? Ni iki papa yajyaga nkubita kera. Papa kera yajyaga byangizeho ingaruka. Papa kera yajyaga gukubita inci nyinshi. Then nise ko azi gukubitaga kera ukiri umwana zaje kwangirika ufite 14 gute? Nanjye nibyo nibaza. Nanjye nibyo nibaza niko kwa muganga bavuze. Okay, nuko ngo wowe warwaye wenda n'uburwayi waruye nabwo nagaro ukuvuga ngo ni ibintu wavukanye just niyo mpamvu byakize. Shana ukihangana kabisa. Noneho dusangize noneho mu bihe waciyemo bikomeye muri icyo gihe wabaga utavuga. Unatubwire nimawe nyine n'ubuzima bwawe bwo kuba Marine ukuntu byari bimeze. Ari naho biri buze gushamikira
ku mpamvu zaje gutuma noneho uza nyuma yo kuba marine ukarwara nyuma ukaza gukora icyo navuga nk'ubwesikoro uri gushaka amafaranga ukoresha izina rya Darina. Sa nk'utuganirizaho ubuzima bwo ntibwari bworoshye. ntabwo bwari bworoshye. Ndashaka ko udusangiza nyine ubwo buzima icyo gihe uri marine ukuntu byari bimeze. Ubuzima bwo kubyuka mu gitondo umuntu avuga ati ninde uri bumpe ibyo kurya, umuntu nyine abyuka mu mbeho, nta kuvuga ati kuko nyine nabaga naraye ahantu hatari mu rugo, naraye mu bikoni by'abandi, sinavuga ngo reka ndyame bibuze akazuba kabi kuko bari bujye bahansanga, nazindukaga buri saa 10. Ntabwo arafite aho kuba icyo gihe uri wenda icyo gihe utavuga. Mama wawe yabaga ahese? Sinzi. Nuko ngo uheruka mu kubona mama wawe ryari? Igihe nyine nari maze nk'iminsi 2 mbaye kiragi. Yahise ajya he? we n'ubundi ntiyabaga ari mu rugo. Yabaga yagiye yazerereza nunga hose. Ari kuzenguruka karitsiye zose. Hanyuma ubwo mama papa yabaga ari kuzenguruka izo karitsiye zose. Nesore mama yabaga ari kuzenguruka izo karitsiye zose, nawe ukaba uri mu rugo udafite umuntu kwita, uri mu rugo wenyine. Niko gufata inzira nyine ndagenda. Uhita uvuga ati nawe reka wigendere. Usiga urugo warusizemo nde? Ntabwo rwari urwacu. Twarakodeshaga n'ubundi nta uri buzabone uko yishyura. Ibintu byo mu nzu? Ibintu byo mu nzu se byo sinzi uko byagenze. Murava mu rugo muragenda. Mama we nungo mama ntabwo aruka kumubona kandi. Oya mama yarakize. Yarakize, yashatse n'umugabo hari igihe ajya atura aho nkodesha. Waramubonye nawe ubona yarakize ameze neza? So ni fresh, nta kibazo, Imana ishimwe yenda kubwo yakize wenda kongera akaba muzima kandi nawe ukaba warakize. Iyo minsi rero uheruka wahuye n'ubuga bwo kutavuga iminsi ijya kuri 2, ubona nta mubyeyi ufite, nta muntu wo kukugaburira, nibyo byatumye avuga ati reka ujye guhiga imihanda. Noho hose hagiye havugwa ubucakura bwose ugenda usobanukirwa. So noneho muri ubwo buryo muri icyo gihe wenda wabagaho ute none icyo gihe utavugaga? Icyo gihe nyine nabagaho gutyo nzinduka, ingo zose narazitegerezaga nkavuga ati koko Mana yanjye ni uwuhe muntu Imana iri bunyoboreho ngo mbone icyo kurya. Nkegera umuntu nikandagira nkatinya nkabyukana inzara, nta kegera umuntu ngo mubwire ngo inzara irangisha mu gitondo. Nyine akenshi nyine niyambazaga muri resitora. Muri resitora nkareba ko wenda haba hari ibyo basigiye abakiriya bakabima, cyangwa se naba nkihagera bakansunika ntaranahagera neza. Nagira ibyago wenda najya hano wenda hahandi noneho banabimena, iyo bashye byahatari haba hari abasekirite bakansubiza inyuma. Nyine ibintu nk'ibyo. So wenda se kuva wavuka ari akazi wigeze ukora? Nako kumesa. Nako kumesa niko kazi wagiye ukora? Wagakoze ryari? Nagakoraga rimwe na rimwe kuko nyine hari utaramaga imyenda ngo mese, kereka umuntu nyine wabaga ushabutse wenda twaganiriye. Ataragwaga imyenda ngo mese, abayiguhaga ni bake icyo gihe ari kuri marine. Okay, so ubwo ngubwo nyine ubwo waciye muri iyo process yo kuba marine urakomeza. Noneho turanagira ngo noneho tugere ku ngingo noneho uburyo waje gukiramo. Byaje kugenda biti? Ubwo nagendaga nyine ntwite. Utwite? Ubwo twaba twirukanse cyane, reka tubanze tugane kuri process yo gutwita rero. Twe turetse gukira n'imbara twisurikirage. Ko kanongera ugafate umwana ndabona yaje. Ni umukozi w'ahantu ni umukozi nyine w'ahantu najyaga njya gusaba ibyo kurya. Ni umukozi w'ahantu ujya gusaba ibyo kurya? Niwaguteye inda? Yego. Uri ikiragi? Byagenze bite se kugira ngo agutere inda? Ubundi nari nsanzwe njyayo, nyirabuja akampa, ariko nyine yari umukozi mushya nyine aho hantu. Yego. Akampa ibyo kurya nkarya. Umunsi umwe nyine njyayo, ari buriyo nyine nyirabuja aravuga ati muzanira ibyo kurya, ubwo mba ndamubonye gutyo ampa ibyo kurya. Ubwa kabiri nyine njyayo nyirabuja atariyo kuko nabaga nsana nabi.
arambwira atakira amazi woge ndoga nyine ndavuga ati ngize Imana nabaga mfite umwanda naho kogera ntaki mba ndoze nyine arangije nyine akazajya nshira amarenga ngo turyama n'inkanga ndikabukira arangije nyine ahita antwarira ambwira ngo arantwara fone nintabyemera turwana nyimwaka ariko birangira nyine turyamanye amuhohoteye nyine ngo amuhohoteye ngo icyo gihe yari afite iyo telefone se undi wari uyifite wayikoreshaga iki? nayikoreshaga nandikira abantu message nanajya kuri FB kubera ko nyine Darina natangiye kuzajya nigira we ntavuga aho mvugiye nibwo rero natangiye kuvuga nkawe nibwo natangiye kuvuga nkawe okay nabwo byaragutungaga oya ntabwo byari byakantunga nabikoraga nyine biri aho nta nyungu mbifitemo okay so twikomereza noneho twikomereza umwana ari kugusetsa umwana mwiza so Darina nuko nyine ubwo uwo musore agufashe ku ngufu uwo musore se wigeze wongera kumubona? Yego ndamubona ariko njye umubona yako ntago abashaka ko nyine bamenya ngo niwe wanenda nta nubwo abashaka kumbaza uko umwana ameze nta nubwo ajya guhamagara oya ngo urabizi neza ko ari aguteye inda? Ndabizi koko kuva nagera muri uwo mujyi niwe muhungu wenyine twaryamanye icyo gihe se wari isugi? bisa nkabyo kuko ntago nabariramo ibintu by'iby'abana mfite imyaka 10 gutyo ugiye by'abana ufite imyaka 10 ntago wayibariramo nuko ngo ubwa mbere nuko ngo washobora ko ataye usugi ufite imyaka 10 oya nabutaye ndi muri 17 nyine igihe natwaraga urumva nyine ubwo muntu yarakubabaje ariko se nyuma yuko abonye ikiganiro cyawe nabwo ntabwo agerageje kukuvugisha? Sinzi nimba yarakirebye mutuye muri quartier zimwe? oya mubona mu mujyi ako sinzi ngataha ni umuntu se basi umukire ufite amafaranga aracyari umukozi wo mu rugo? Bisa nkabyo kuko nyine no umuntu buraho mbona agenda hari n'igihe mbona afite umufuka bahiriramo ibyatsi ubwatsi okay nuko umwana yitwa ngo iki? Manzi Gaël. Kuki mwise Manzi Gaël? Nuko ari byo zina rimubereye. Okay nuko nyuma yaho ngaho wenda ubwo icyo gihe wari urikiragiye ukoresha Facebook ukoresha ibiki byose telefone wayikuye herero wari ufite? Nayikoraga mu mafaranga nasabaga. Wasaga amafaranga urangije ugera aho ngaho ugura telefone umaje kugura telefone ukazajya gusaba ibiryo ntabwo ari abantu byacaga intege saka batu umuntu ufite smartphone ni gutadusaba? Oya ntabwo nakoreshaga smartphone karagatuje nuko ngo aryamanye n'umuntu kugira ngo atagutwarira telefone yawe ibibazo bikomeye cyane ibibazo bikomeye so reka noneho tukomeze wenda wambwiye ko wenda waje kujya muri process yo gutangira gukoresha Darina tugiye kwinjiramo amafoto ya Darina wayabonye bwa mbere umubona wamubonye byari byagenze gute? Namubonye kuri Facebook kuri page fata amafoto yiwe nyine ndayapostinga bakazajya banyandikira bavuga turi mwiza mpitana na muhinzi. Impamvu yatumye mu postinga ni ihe nyine? Nuko yari mwiza mbona ari umuntu nyine mwiza ubereye nyine ijisho mba ndamupostinze hanyuma nyine nkazajya mu postinga nabona nka sengise nkabwira umuntu akaneza touch nkayamuha yarangiza nyine akaneza mu postinga bwa mbere se wenda kugira ngo ukomeze kumupostinga kuko ari utaramumenya atazi ngo aranazo nuko abantu bari badatangiye kwizera ko ndiwe n'impamvu nakoreshaga uburyo nshoboye ngo bagumye babyizere babona ari umukobwa mwiza bakamuvugisha nabona ukuntu banyitayeho bikankurura nkavuga ati aha ho sinzajya nicwa n'irungu nzajya nkora chat inganira bigatuma nyine miga ndi mafoto nkabona umuntu umwe yanyoherereje ifoto ye bakananyaka nimero nkazibaha bampamagara simfate telefone kubera navugaga
bambaza impamvu nkababwira ko niga mba mu kigo tutemewe gufata amafone. Okay. So no kwanga muri iyo process wowe wabaga utari gufata amatelefone y'abantu ariko se nanone wowe iyo urebye ubona kugira ngo uvuge nka Darina ariko yari impano wenda ari ufite kuko wenda first step tuanza three step ya mbere wabanje gukoresha amafoto ye urangije utangira kuvuga tumenya uvuga nkawe cyo turabigaruka ariko nanone mbere na mbere ahubwo kugira ngo tunirukanke ahubwo tite tujya umwenda mu buryo bwo gukira wakize uti nicyo kintu tise tugeraho kuko mbe mukanya navuze ati tujye kuri process tubwiye nyine step uburyo waje gukira bita numva ko waje no gutwita ahubwo urikirikirage nanzi ko watwise waramaje gukira natwise nkirikirage okay twakomeje rero waje gukira ute rero ubwo nagendaga nyine ntwituma mu makoraga kuri transparency yarampamagaye ambaza uko natwaye inda ambaza buri kimwe ambwira wanteye inda mubwira ko ari umukozi wo hano nasabaga ibyo kurya kuko nyine umutima wahoraga umbwira ati se wajya ukamubwiza kuri ukamubwira ko twite nkavuga ni se mana yanjye ubu ninjya kumureba hakorera nkamubwira ko ntwite nsa gutya meze gutya kuko aramera ati sinzi impamvu umutima wamaragamo unyiziza yuko nzakira sinzi ukuntu byagendaga none birangije nyine ndagenda kubw'amahirwe nyine noneho umutima urambwira ati genda umubwire ko wakize ngeze ku gipangu mbona hariho n'igipapuro cyanditseho ngo haragurishwa mpita mbona ko yimutse ndangije kubwira nde muganga ko wakize oya ko ntwite nako nari mvugishijwe ngiye kumubwira ko ntwite nsanga hariho nyine igipapuro kigaragaza ko inziragurishwa hari n'umunsi ninjiye muri alimentation ntwite ndi gusaba mubonamo umutima ukandi nkubati nabimubwira oya uwanteye inda ntugahita ubu namenya mpera aho mbimubwira kuko nsana gutya ndabyihorera mfata umwanzuro wo kubyihorera kubw'amahirwe uwo mama ukora muri transparency arampamagara mubwire uburyo ibintu byose abona ko ndindushye naho kuba ntaki kandi ntwite ahamagara ku karere banjyana kumvuza no kunyitaho ntwite kugira ngo nzabyare mfite aho kuba okay kwa ngo bakujyanye kukuvuza babona ukuzakira maybe okay none se wenda amaze igihe kingana iki wenda mwo mu bitaro igihe wari uri muri zo step zo kwivuza amezi abiri wari wakize bwa mbere uvuga ijambo rya mbere avuze ni irihe naravuze ati ndi kuvuga we icyo kintu navuze abwiye n'iki kuri kuvuga njye nari njyamye nko mu masasa oya ubwo icyo ni cyagihe ubwo ngira icyo ni cyagihe numva narwo wumvaga ntabwo wumvaga narwo wavugaga saa saba nari mu masasa gutyo nakanguwe n'imirindi kandi ntarumvaga y'abantu nyine barariraga inzu yitwa Safe House nabagamo nyine nurwa no kubyumva ndaryama nyine muri iryo joro bucya noneho saa 8 saa 9 saa 11 n'ebyiri bucya noneho numva mu hafu nkazajya ariko nari narasaraye ati ndavuga we none ahantu navugiye nagororotse neza nahise mfata phone ndi ku muganga ubwa mbere uvuga ngo byagenze bite bwa mbere mvuga nyine narakangutse mu gicuku majije gukanguka ndavuga nyine muri icyo gitondo mpamagara muganga wanyitagaho nyine bari baramushinze kunyitaho ndamuhamagara ntaroni yego nabwo ati niradukunda Grace tiradukunda Grace ati aturi uri muri Isange One Stop ati yego aturi uri muri Isange One Stop ati yego uri kuvuga nti yego cyore ati ubu rwose ati gusa njye ndumva mfite ubwoba ati bw'ikisi ati ntugire ubwoba wowe umanuke mu bitaro uri kuvuga nta ribi ndangije nyine manuka mu bitaro ndi kuvuga nganira ndagenda nyine
iyo mbyibutse nyine biranantete uragenda bigenda nyura bite ku mugore nyura ku mugore nyine wakoraga muri mu ndabo nyine umukobwa nyine ndamusuhuza ntimwaramutse abanza kunyihorera nimwaramutse nyine biramurenga kuntu atekereje nyine ukuntu twirirwaga twandikirana ako kanya nyine noneho nyura ku wundi waramubwiye umukobwa ngo mwaramutse bita bimutuma mwarazirikanaga kandi ntabwo mwavuganaga yumvishe ndi kuvuga biramutungura biramucanga nyine aravuga ati ni umuzimu uri kukuvugiramo cyangwa ati rega ndi kuvuga rwose nakize ntugire ikibazo nyine biramutungura bose nyine bagenda batungurwa mbavugisha okay ariko nabonye uzi gukoresha computer yamenye kuyikoresha byari byagenze bite bijya gutangira nyine hari ahantu nyine twatangaga desa tukajya gukiniraho game buranzi no gushushanya kuri machine byatari okay nuko ngo computer kumenya gukoresha computer wabimenye kuyikoresha ryari igihe navugaga nyine nagiye nyine hari ahantu nishyuraga desa nyine batugeneraga iminota dukoresha bitewe n'ayo twishyuye nkajyaho nkakina game naruha nkajya gushushanya nyine muri laptop nyine ugashushanya muri laptop uzi gushushanya ngo muri computer ukoresheje iki nkoresheje nyine intoki y'amarangi aba ari muri computer nkayahinduranya nandika imyenda nambika ibyo bishushanyo imyenda okay uri utazabitwereka mu kiganiro tuzareba niba ko uburyo ushushanyamo byose sibyo so Darina rero nuko ngoko ubwo uburakize yego hiraguryo igihe wari urwaye noneho niriye jambo wifuzaga kuba wenda wavuga ari jambo uba yumva avuga ati iri jambo numva naribwira uyu muntu ariko bikakunana ni jambo ryakundaga guhatiriza ku umutima ukumva ryifuza kugusohokamo jambo nyine rya mbere ni ukuba nazajya mvugisha bari bazi ko ndi Darina nyine bahoraga bampamagara n'abavugisha mbabwira nyine ibintu bigiye bitandukanye rya kabiri nyine numvaga nazajya ndirimba navuga nisanzura nyine ndirimba mvuga nisanzura nk'iki ubundi se wenda wigeze ugeraho umukunzi ngewe ntago muri biriya bihe bitoroshye ntago nari kereka nyine abo bari bazi ko ndi Darina ariko nyine muri biriya bihe ntago nari bubone umwanya wo gukundana okay ntari ibintu fresh so noneho ubwo ngubwo wenda reka wenda tuganire na Darina wamajije wenda wakize cyangwa se wenda utakibana n'uburwayi bwo kuba wenda utavuga so ariko se nyuma y'ibyo byose wenda birane n'Imana kwigana ijwi ry'umuntu karishobora ni Imana kuko buriya byagusabye iki kugira ngo uryigane nta nubwo byanduhije pe ni ibintu nyine byizanye ubanza ari Imana byizanye ijwi ryaryumvisha ute se ryiwe kugira ngo wumve ijwi rye narirebye muri video naryumvishe muri video nyine mbona video numva ari kuvugamo kuko n'umuntu nigeze kubwiza ukuri nabwije ukuri neza mubwiza ukuri neza ni n'inkuru ndende y'uwo muntu ni inkuru ndende kuko biratangaje namubeye nyine namubwizaga ukuri nabona nciye amazi nyine asa nk'uwizeye ko ndi Darina nkongera nyine nkisubira nyine nkahora muzunguza mukoroga cyane ku buryo nyine nawe byamurenze akabanza gutekereza ko ndi igini nyine bikamurenga okay so ni fresh noneho nyuma yuko wenda umaje gukira ukigana ijwi rye sibyo ariko hari ibyiza byakugejeho hari n'ibibi byakugejeje wabitubwiye so muri kano kanya rero wenda hari igihe umuntu azuvuga ibintu tuvuga ubuhamya bw'ibyo twaciyemo tuvuga ubuhamya bw'ibyo twaciyemo kugira ngo wenda tugire abo duhereza isomo abantu bumve ko ari abantu babayeho ubuzima butandukanye sibyo ariko tugire n'abigiraho wowe utekereze nk'amateka wumva ari nk'ikihe kintu abantu bakigira ku mateka yawe y'ubuzima bwawe ikintu bakigira ku mateka ikintu cya mbere navuga ni ukwirinda ibishuko no kwizera Imana
mu gihe baba nyine bari mu bihe bigoye kandi no gushyiramo imbaraga umuntu nyine agatekereza cyane akareba ikintu cyamukura mu bintu bibi. Fresh cyane. So nihe mpano yindi se ufite uretse kuba wenda akigana Darina? Impano ya mbere niyo gukina filimi. Nshobora kuvugira hano nyine ukagira ngo ni filimi. Ushobora kuvugira hano ukagira ngo ni filimi. Okay, nta kibazo wenda. So reka dusoze ugira ikintu usaba abakunzi ba Big Town TV. Ikintu nabasaba ugira ikintu asaba abakunzi ba Big Town TV. Ikintu nabasaba nyine nuko nyine bamfasha bakanakanda subscribe. Agakanda subscribe ni cyo kintu asaba abakunzi ba Big Town TV. Yego. Ubuse byakumara iki bakanze subscribe kuri Big Town TV? Ikintu byamarira nuko nyine uri umuntu posting ibintu nyine byubaka, ibintu nyine bifite icyerekezo bizima nyine byazajya bibageraho wongeye no gupostinga ibindi. Okay, so noneho icyo byakumara wowe ku buzima bwawe bwite ndashaka noneho ubasabe ikintu bagufasha wowe ku buzima bwawe bwite. Ikintu bamfasha hari ibintu nyine dukurikije kiriya kiganiro kiri kwa Irene, bamwe bari baratangiye kugenda bamfasha ako nyine hari imbogamizi nari mfite nyine igana ku musozo wabyo, nagira ngo nyine bamfashe ndebe ko nabyo nyine nabinyuramo. Imbogamizi ni iyihe? Nari naraguze nyine ibintu nzajya ncururizamo ibyo kurya, amatirimusi n'ibikombe n'amasahani, ariko nyine nabuze intebe n'ameza kubera ko nyine amafaranga yanshiranye. nyine nkeneye ubufasha bwanyu. Ukeneye kuzajya ucuruza? Okay, ugiye kuzacuruza iki? Ibiryo n'igikoma. Uri kuri amafaranga angahe kugira ngo ugure ameza n'intebe? N'ibihumbi 20 gutyo. 20. Bakunzi ba Big Town TV murabizi ko tuba turi hano kugira ngo dufashe abantu, baduhereza ubuhamya ko natwe tugira icyo tubafasha, sibyo? So wavuga nimero ya telefone no ku bantu bifuza kuba bagufasha, abantu babubishe ubuhamya bwawe, ndumva wavuga nimero ya telefone ku bantu bifuza kuba bagufasha then bakazagufasha. 079 25 80 14 3. Iyi ibaruye kuri 079 25 80 14 3. Okay, urakoze cyane. Ibaruye kuri Ezekiel Dushima Imana. Urakoze.